hari icyo yavuganye n'Imana, wowe ukamenya amasezerano y'umuntu uko yayaciyemo. Ibyo ntabwo ukwiye kubimenya. Ahubwo Imana yumviye Samusoni, nta hantu twasomye Samusoni yigize yatura, ahubwo yaravuze ngo nyibuka. Uyu mwanya ufite imirimo uri kwibutsa Imana nka Samusoni. Nuko ngo arangije ngo aratuga, arangije ngo aratigisa, arangije ngo ibagwira bose. Abari barimo ngo bari hejuru barapfuye, abari muzi imbere barapfuye. Bibiliya iratubwira mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze aho munsi tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, muze kurikurikirana. Gusa ntimwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Muze kurikurikirana kandi rigira ikintu ribamarira muri ubu buzima. Amen. Reka tumwakire. Shalom shalom, ndamukanya yacu bene data, ni Yesu ashimwe. Tunejejwe n'Imana kongeye kuduha keza ko kuganira ijambo ry'Imana. Abadukurikiye turabashimira cyane, abantu mugenda muduhereza za komenti, abagenda mubana natwe mudukurikira turabashimira. Kandi nawe utarashobora kubikora, turagusaba ko wajya ubikora. Tuba dufite ijambo ry'Imana ridukomeza, ririmo ihumure, ririmo ubutabazi, ririmo gutegereza. Igice cyose ukeneye ugisanga aha hantu. Rero reka dutangire dusenga Imana kugira ngo turyumve. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Watubereye Imana, warakoze. Isa nk'umunota nk'uyu turakubashye, tuguhaye ikaze mu byacu. Turagira ngo wibuke umuntu wese udukurikiye, byakoze umwibuke, kandi no mu gihe harimo umwibuke. Tuguhaye ikaze kandi utubere byose, mu izina rya Yesu Kristo abambwe rimwe gusa. Amen. Igihe kibaye kinini tugutegereje Mwami, mbese uzaza gihe ki gutabara? Amaso yahezeyo turacyarindiriye, igihe uzaziraho gutabara. Igihe kibaye kinini tugutegereje Mwami, mbese uzaza gihe ki gutabara? Amaso yahezeyo turacyarindiriye, igihe uzaziraho gutabara. Ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu uzutabare. Ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu uzutabare. Twaragutegereje mu gitondo cya kare, ariko Mwami ntabwo waje. Twaragutegereje ku manywa y'ihangu, ariko Mwami ntabwo waje. Twaragutegereje mu gitondo cya kare, ariko Mwami ntabwo waje. Twaragutegereje ku manywa y'ihangu, ariko Mwami ntabwo waje. Ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu uzutabare. Ngwino Mwami Yesu,
wino mwami Yesu, wino mwami Yesu zutabare, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu zutabare, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu zutabare, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu zutabare, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu, wino mwami Yesu zutabare. Kandi turimo turirimba umuririmbyi ngo twaragutegereje. Reka rero dusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu Bacamanza ibice 16, turasoma kuva ku murongo wa 28, turasoma mu izina rya Yesu. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mu imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati, mfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose, arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, baruta abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Nuko bene se n'abo mu rugo rwa se bose baramanuka bajyana umurambo we, barawuzamukana, bawuhamba hagati y'Isora na Eshitawoli mu gituro aho se Manowa yahambwe. Samusoni yari amaze imyaka 20 ari umucamanza w'Abisiraheli. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana rirerire, ariko ijambo dusomye riravuga ngo nyibuka Uwiteka. Nuko Samusoni yakoreye Imana, murabizi ko yabaye umucamanza w'Abisiraheli imyaka 20. Mu by'ukuri Imana yamukoreshaga iby'ubutwari, kandi mu by'ukuri Imana yajyaga imukoresha yishimiye imbaraga za Samusoni. Nuko umunsi umwe ngo Samusoni ni kenshi yajyaga akoreshwa ibintu bikomeye abantu batashoboye gukora, ariko umunsi umwe ngo Samusoni aza kumena ibanga Delila arangije ngo aza gutuma bamwogosha. Yaramwogoshe, arabahamagara, baraza baramufata Abafilisitiya, ariko baza no kumunogoramo amaso. Mu by'ukuri ngo yari yaranze kubibwira Delila ahantu imbaraga ze ziri, ariko igihe kiragera arazivuga. Ariko nubwo yazivuze, ntabwo umukiranutsi ajya apfa gupfa. Nubwo yakora ibyaha, nubwo yarambarara, hari igihe arambara akabyutswa na Yesu, hari igihe ahura n'ibibazo Imana ikitamurura. Nuko nyine ngo Samusoni nawe nubwo yari yaramenye ibanga, ariko hari igihe yari yarakoreye Imana. Hari igihe umuntu akorera Imana imirimo akagwa, ariko Imana ikajya yibuka imirimo yakoze ikongera ikamugarukaho. Nuko Samusoni nawe yakoreye Imana ibintu bikomeye. Turasomye ngo abantu yari yarishe Samusoni akiri muzima, amaze gutakambira Uwiteka, yishe abaruta abo yishe. Ndagira ngo uyu mwanya wowe unyumva ufatanye nanjye gutakambira Uwiteka, tutakambira Imana
tubwire ngo nitwibuke. Hari imirimo wayikoreye Imana yibuke, byonyine kuyikunda Imana nibyibuke, uko uyivuga neza Imana nibyibuke, umwanya uyihaye wo kuyihimbaza nibyibuke, hanyuma nawe igutabare. Nuko Samusoni rero ngo bamuhamagara kubaganiriza, ngo aricara arabaganiriza, ngo arahagarara arabaganiriza, ariko ngo hari umuntu wari wegamiye inkingi. Samusoni ngo aramubwira ngo reka nanjye negameho. Nawe yashakaga uburyo ari bufate inkingi akabona harahera yitabara, ariko ngo mu mutima yari ari gutakambira Imana, ari kwibwira ngo Uwiteka ndakwinginze ngo unyibuke. Uyu mwanya Imana nitwibuke ko twayivuze neza, Imana nitwibuke ko twayitegereje. Waba umaze igihe kinini utegereje Imana, waba ugeze ahantu abanzi bikomeye bakugose imbere n'inyuma, waba ugeze aho abanzi bari kugushinyagurira, gahunda ni ukubwira Imana ikakwibuka. Kandi iyindi gahunda ni ugutakambira Uwiteka. Nuko arangije ngo Samusoni ngo arangije afata inkingi, ngo hamwe afatisha akaboko k'ibumoso, ahandi ayifatisha iy'iburyo, ngo ahita atigisa. Haleluya! Ngo amaze kuyitigisa, ngo iyo nzu yahise igwira abantu bose bari barimo. Hari harimo abatware, hari harimo abakomeye, hari harimo abamunogoye amaso, hari harimo abari bamubereye abanzi, hari harimo n'abari bamwitegeye baje kumushungera. Mu by'ukuri ko Samusoni yari arimo kuganira, yari ari kubaganiriza, ariko nta maso afite. Ntabwo bari bishimiye ikiganiro, ahubwo bari kumwishima hejuru. Ariko hari ukuntu bamwishimye hejuru, hari icyo Imana yari yaramuvuzeho kera. Rero muri uyu mwanya kwishima hejuru ku muntu Imana yavuzeho, ushatse wabyihorera, ntabwo ubuze ahantu ahurira n'Imana. Kumva yuko umuntu hari icyo yavuganye n'Imana, ubu ukamenya amasezerano y'umuntu uko yayaciyemo, ibyo ntabwo ukwiye kubimenya. Ahubwo Imana yumviye Samusoni, nta hantu twasomye Samusoni yigize yatura, ahubwo yaravuze ngo nyibuka. Uyu mwanya ufite imirimo uri kwibutsa Imana nka Samusoni. Nuko ngo arangije ngo aratuga, arangije ngo aratigisa, arangije ngo ibagwira bose. Abari barimo ngo bari hejuru barapfuye, abari mu nzu imbere barapfuye. Bibiliya iratubwiye ngo Samusoni yishe abantu benshi cyane, abo yishe mu ipfa rye baruta abo yishe ari muzima. Kandi ni na muzima yishe abantu benshi cyane, ko ari umucamanza kandi agakoreshwa iby'ubutwari n'Uwiteka. Uyu mwanya narije kukubwira ijambo rivuga ngo mu ipfa ryawe cyangwa mu itangira ryawe Imana izagukoresha, ariko mu ipfa ryawe cyangwa mu itaha ryawe uzarebe uko uzaba utashye. Ndagira ngo wowe waba wari urwaye wumva byakuyobeye, bwira Imana ngo nikwibuke. Niba nta mirimo ufite uyishake, wowe wabonaga bigukomereye, abantu bajya bakenda, ntabwo Imana igitabara umuntu abantu bahari. Inshuti iyo zamaze kugenda, niwe gukunda ukabona ntabwo akigutekerezaho, Imana ibigiye kuza. Samusoni inshuti ze zose zari ziri kumushungera, ndetse n'umugore wa Maraya Delila yabwiraga ngo arakunda, nawe yari ari mu bamutanze. Ariko nubwo inshuti ye yamutanze, ntabwo Imana yamuretse ngo apfe ubutibukwa. Imana ishimwe, Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana nikwibuke, Imana yibuke imirimo yawe, Imana yibuke amaturo yawe, Imana yibuke ibya cumi byawe, Imana yibuke amashimwe yawe, Imana yibuke nawe ikwibuke, igira ikigukora hagati y'abanzi cyangwa hagati y'ibigukomereye. Imana nishimwe. Muri imwe yaravuze ngo badutega dusimbuka. Uyu mwanya nawe bajya bagutega usimbuka mu izina rya Yesu. Uyu mwanya urugendo rwari rukuremereye, ariko nawe ngubwire ngo tangira kandi ukomeze kwegera Imana. Imana yacu ni nyimbaraga, Imana yacu ntabwo ari data wacu ngo baratega bajye kumukuregaho, nta nubwo ari umuntu ngo barajya kumukuregaho. Ni Imana ireba mu mutima irihagije, kandi nta muntu ushakira Imana inzira, ahubwo Imana niyo yishakira inzira. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko ngo Samusoni arangije, bene se na se ngo baraza bafata umurambo we ngo bajya kuwushyingura aho bari barashyinguye Imana. Uyu mwanya rero, haleluya, ndagira ngo Uwiteka umubwire ngo agire ikintu agukorera uyu mwaka utararangira. Uku kwezi gusoza uyu mwaka wahuriyemo n'ibyiza simbizi, yongere gukorera ikindi uyishimire. Waba warahuriyemo n'ibikomeye, ariko wongere
haleluya, wongere ubwire Imana ngo wowe Mana nabonye, haleluya, ngo ndashaka kubona bundi bushyashya. Nanjye ndimo kubwira Imana, mu kwezi kwa karindwi nabonye Imana bikomeye cyane. Yajyaga ihora imbwira uzambona mu kwezi kwa karindwi, ariko narayibonye ku itariki 17 z'ukwa karindwi. Nabonye Imana bikomeye. Nanjye mfite ishimwe ryo gushima umwaka urangiye, ndetse n'ubimve ko ndi kuyishimira. Ese wowe nashimwe wabonye? Haleluya. Ariko iyi Imana ituye ahera, ni Imana ishaka inzira, ni Imana itanga imbaraga, ni Imana itegeka bikaba, ni Imana ivuga bigakomera, ni Imana ihaguruka nagira umuntu yibwira ngo icara, ni Imana isobanura ibidasobanutse, ni Imana ituzi kuruta uko twiyizi, ni Imana ifite gahunda, ni Imana ifite gukora gukomeye, ni Imana itagisha inama, ni Imana iseruka igatabarukana intsinzi. Haleluya. Reka dusenga Imana. Ariko gahunda ni ukwibutsa Uwiteka, kandi imirimo y'abera izibukwa. Muri byaravuze ngo twagutegereje mu gitondo ntitwakubona, ku manywa y'ihangu ntitwakubona, ngo mbese uzaza ryari kudutabara? Uyu mwanya maze igihe uyitegereje ntiwayibonye, ariko nduvimbwira ngo ninkubwire wowe wari uyitegereje ngo akira kuyibona. Imana ifite aho ica kugira ngo buri wese imusigire ishimwe muri uyu mwaka urangiye, kandi igira ikirema nirangiza gikomeze. Reka dusenga Imana aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, reka dusenga Imana ijambo rigufashe kandi gikongeremo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Yesu, uri Imana y'amahoro. Uwiteka, Samusoni ku munota wa nyuma yibutse ko ari cyo yagukoreye. Arebye ukuntu bari kumushinyagura no kuntu bamukuyemo amaso, aravuga ati reka mbwire Uwiteka ahorere. Reto sitake tupa ya sitoke edropi fagre notakasita before ibeni hado kista nifo migre stop if I get stop me get for. Harangije haravuga ngo Uwiteka ahorera amaso yanjye. Uyu mwanya natwe turi imbere y'amaso yawe, turagira ngo urukire gukora. Wibuke imirimo twakoze uturengere, buri wese aherereye umwibuke, n'umwibuka urakora. Urakara muri Imana, ngwino kuricanuza utuma badukurikira bafashwa kandi bagira icyo biyungura. Tubera ibyiringiro, tubera umutabazi, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.